Ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana, uri wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukuri bagirana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikwagurira imbago, Imana y'amahoro iguhaza umunezero, Imana y'amahoro iguhaza ibyishimo, Imana y'amahoro igukomereza amaboko, kandi Imana y'amahoro iguhagarareho. Umugisha Yesu atanga ukomeze kuboneka ku buzima bwawe. Iyi ni by'ukuri bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku cyumweru, itariki yo ni iya 5 kwezi ko n'ukwa 7 umwaka ni 2026. By'ukuri bagirane kuko umucyo wawe uje. Nukuri dufite ishimwe ry'Imana muri iyi porogaramu. Hari abantu bamaze kumpa ubuhamya kandi babohokeye muri iyi porogaramu ya buri munsi, bayibohokeyemo. Iri sengesho bajya barisengeramo, bakabyuka mu gitondo mbere y'uko bajya mu mirimo yabo, bakabanza bagasengera muri iri sengesho, bakabanza bakinginga Imana. Hari abantu bari barwaye Imana yakijije kubwo kwizera, kubwo gusengera muri iri sengesho, kuba barizeye ijambo by'ukuri bagirane byonyine. Iryo by'ukuri bagirane yabaye by'ukuri bagirane. Warayizera, ayizereramo, Imana nayo irururuka ikora igitangaza muri iryo jambo kubwo kwizera, kubwo kwiringira. By'ukuri bagirane. Hari umuntu wampaye ubuhamya arambwira ngo yari afite ikibazo amaze igihe kinini adasinzira. Noneho urumva by'ukuri bagirane tuyishyiraho mu gitondo busa naho bwakeye, kuko akenshi ijyaho buri saa 9 z'ijoro. Atariko byansabaga ko ntegereza by'ukuri bagirane nkayumva, ngasenga, ati kandi namara kuyumva nkagira ibitotsi, nkaryama ngasinzira. Ati mu yindi minsi yose nararaga nkanuye, nkageza mu gitondo ntigeze mfatanya ijisho n'akanya na gato. Atariko buri uko numvishe by'ukuri bagirane, ati ndasinzira nkagubwa neza. Hari igihe bitugora wenda twagize ibindi bibazo cyangwa izindi mpamvu, by'ukuri bagirane ntitambuke, ariko akaba uwa mbere kunyibutsa ngo mushumba by'ukuri bagirane. N'abandi benshi n'abandi. Hari umumama wizereye muri by'ukuri bagirane, yari amaze imyaka 2 adatwita, ubu yaratwise. Kubera iki? Kwizera, yarizeye. Harimo n'abandi baboneyemo akazi kubera kwizera, bo bagakurikirana ijambo ry'umunsi, iryo bakaryizereramo, baryizereramo, Imana igakora ibitangaza. Nawe rero nta kindi usabwa, urasabwa kwizera. Izerere muri iryo jambo, numara kuryizereramo nta kabuza Imana irakora. Izerere muri iryo jambo, numara kuryizereramo nta kabuza Imana irafungura imiryango, Imana iraca inzira, Imana irarema ikintu kidasanzwe, kuko ari Imana ishobora byose, irarema ikintu kidasanzwe. Nzi neza ko nta muntu wizeye Imana wigeze akorwa n'isoni, nta muntu wizeye Imana wigeze amwara. Ntawe, uwo ntawubaho. Haleluya, ntawubaho, kuko kwizera kurarema. Indwara uko yaba ingana uko ariko kose, iyo wizeye amaraso ya Yesu abasha gukiza indwara. Iyo wizeye amaraso ya Yesu abasha kugukuraho uburetwa, abasha kugukuraho igisuzuguriro. Amaraso ya Yesu abasha kugutura imitwaro. Haleluya, kubera ko mu maraso ya Yesu aho ngaho niho tubohokera. Mu maraso ya Yesu niho tubonera ubuzima, mu maraso. Haleluya, mu maraso ya Yesu aho ariko Imana ishimwe. Mu maraso, amaraso ya Yesu ntabwo ari amaraso asanzwe. Ntabwo ari amaraso asanzwe, ntabwo ari nk'aya ngaya wowe ubona ntabwo ari nk'aya ngaya. Amaraso ya Yesu ni ikintu kidasanzwe,
yizereremo. Amaraso ya Yesu atanga ubuzima, amaraso ya Yesu atanga imbaraga, amaraso ya Yesu atanga ububyutse, amaraso ya Yesu akura umuntu muri puberi akamuzamura akamwicazanya n'ibikomangoma. Wowe icyo usabwa ni ukwizerera mu maraso ya Yesu, kandi mu kwizerera mu mbaraga ze no mu bushobozi bwe. Nonaha indwara waba urwaye yose amaraso ya Yesu abasha kuyikiza. Ubushomeri waba ufite nona amaraso ya Yesu abasha kubukuraho. Ubugumba waba ufite nona amaraso ya Yesu Kristo abasha kubukuraho. Rero izerere mu maraso ya Yesu, izerere mu mbaraga za Yesu, izerere mu butware bwa Yesu, izerere mu gitinyiro cya Yesu. Abasha kubohora, abasha gukiza, abasha kurema, abasha kuzura, abasha gukuraho, abasha gusenya, abasha kurimbura ibyananiye abantu. Yesu arabishobora. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Reka turebanire ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 12, ibice byaho 12. Turasoma duhereye ku murongo wa 3. Haranditse ngo nicyo gituma muzavoma n'ibyishimo mu mariba y'agakiza, kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. Ibyo nibyamamare mu isi yose. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane, kuko Uwiteka uwera wa Isiraheli ari hagati yawe akomeye. Haleluya. Yo zonima ayi befodrere. Haleluya. Nicyo gituma muzavoma n'ibyishimo mu mariba y'agakiza ke, kandi uwo munsi muzavuga muti nimushimire Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. Ibyo nibyamamare mu isi yose. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane, kuko uwera wa Isiraheli uri hagati yawe arakomeye. Haleluya. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane, kuko uwera wa Isiraheli uri hagati muri mwebwe arakomeye. Kristo wizeye arakomeye. Umwami w'amahoro wizeye arakomeye. Ndashaka kuvugana nawe. Buri kibazo cyose waba ufite nonaha, bwaba ubugumba, yaba amadeni, bwaba ubukene, cyaba igisuzuguriro, yaba inyatsi, ikibazo cyose waba ufite muri aya masaha, ikibazo cyose waba ufite uno munsi, Yesu abasha kugikemura, Yesu abasha kugikuraho, Yesu abasha kukirangiza. Ikibazo cyose waba ufite, ikibazo cyose waba ufite, Yesu ajya abasha guca inzira ahatari inzira. Yesu ajya abasha kurema ibitari biriho bikabaho. Yesu ajya abasha kuvunagura, Yesu ajya abasha kuvunagura, Yesu ajya abasha gusenya, Yesu ajya abasha gukuraho, Yesu ajya abasha gucecekesha, Yesu ajya abasha. Haleluya. Yesu ajya abasha. Ibyananiye abantu Yesu arabishobora. Ibyananiye imiryango Yesu arabishobora. Ibyananiye abavandimwe Yesu arabishobora. Ibyananiye amashuri Yesu arabishobora. Hari ibintu inshuti n'imiryango bananiwe, hari ibintu abavandimwe bawe bananiwe, ariko ibyo Yesu arabishobora. Haleluya. Yesu arabishobora. Hahandi ubona ko bidashoboka, Yesu arareba akabona birashoboka. Haleluya. Birashoboka. Imana ishimwe, birashoboka. Rero Yesu aje kuguhinduramo ikindi kintu kidasanzwe, aje kuguhinduramo undi muntu udasanzwe, aje kuguhinduramo umunyamugisha, aje kuguhinduramo umutsinzi, aje kuguhinduramo umunyembaraga. Rero kwa Yesu birashoboka. Izere gusa, wowe urakira. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware,
Imana yo kwiringirwa, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana yo yiwe. Ijambo ryawe rimbwira neza ngo ntawakwiringiye uzigera akorwa n'isoni. Dawidi yandika Zaburi 125 arandika aravuga ngo abiringiye Uwiteka bo ngabo bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uwo musozi ntubasha kunyeganyezwa ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu. Ndasenze Mana Nyiringabo, ndasengera umugabo wari unkurikiye. Uyu mugabo mugirire neza, uyu mugabo mubambira amahema, uyu mugabo murwanirire, uyu mugabo mucira inzira, uyu mugabo mukureho uburetwa. Ndasengera uyu mudamu wari unkurikiye, mubohore mu izina rya Yesu. Reka amaraso yawe amwambare, reka igitinyiro cyawe kimwambare. Uyu mudamu afite agahinda, niwe Mana imara agahinda. Uyu mudamu afite umubabaro, niwe Mana imara umubabaro. Nyemerera nyaguhora ku ngoma Imana, mumara umubabaro, wubaka urugo rwe rwari ruri gusenyuka, umuhindurira ubuzima, umuhindurira amateka, umuremera umunezero, ubohora abana be bari kunanirwa kwiga, babohora ubahereza ubwenge mu izina rya Yesu. Bohora uyu musore n'uyu mukobwa baboshywe n'imbaraga za karande, baboshywe n'imbaraga z'umwijima zikababuza gushaka, zikababuza kubaka urugo. Uyu musore n'uyu mukobwa babohore mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none rekuremo ikintu kidasanzwe. Amaraso yawe abohora bari baboshye, amaraso yawe akiza indwara, buri ndwara zose urazikiza. Ukiza kanseri, ukiza sida, ukiza diyabete, ukiza buri ndwara yose. Kristo narakubonye, reka uhindure ibyanze guhinduka. Rengera uyu muntu wabuze umwana, rambura ikiganza cyawe Kristo ku buzima bwe Mana, umuhereze umwana, umuhereze ubuzima, kuko uri Imana igira neza. Urakoze Kristo, urakoze Kristo. Ndumva imbaraga yawe, ndumva gukomera kwawe uyu munsi wa none. Kuri iki cyumweru muri iyi byuka urabagirane, ndimo ndumva ubohora abantu bawe, ndimo ndumva ubohora, ndimo ndumva urengera, ndimo ndumva utabara, ndimo ndumva uca inzira, ndimo ndumva uzura ibyapfuye. Ndabona Kristo ayizoni mashando wiribirifani, ndabona utanga umunezero, ndabona utanga ubuzima, ndabona Kristo uhagurutsa abo Satani yicaje hasi, ndabona ukura mu rwobo abo Satani yashyize mu rwobo, ndabona abantu ubahereza guseka abo Satani yashyize mu gahinda, ubakuye mu gahinda. Ndabona uyu munsi wo ku cyumweru uraba umunsi w'umugisha, uraba umunsi udasanzwe, kandi uraba umunsi w'ihumure. Urakoze Kristo kukoreye abantu bawe bikomeye, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha wongeye gusharinga buno buhanuzi. Sharinga byibuze abantu 5, boherereze abantu 5, famiye yawe, mama wawe, umuvandimwe, inshuti yawe. Musharinge ufatanye nanjye kuvuga ubutumwa. Ukimusharinga Imana iguhereze umugisha. Reba niba warakoze subscribe, nusanga utarayikora ukore subscribe. Ugikora subscribe Imana iguha umugisha. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Wigenda utavuze utamina, vuga ngo amina. Umugisha w'Imana ukubeho. Shalom, shalom.